mwite mama cyangwa yabayeho umwita umunyamideli cya kimwe kandi uhita unakubitiraho umwita umunyamurengwe. Ndabarahiye nta n'undi uzamusimbura kuri iyi si nzima dutuye. Marie Antoinette, umwamikazi wa nyuma w'Ubufaransa. Niba uri umukobwa mukuru ukunda shopping, gusesagura, menya ko utigeze usobanukirwa amateka y'uyu Marie Antoinette. Uyu mugore ntabwo yari umwamikazi gusa, yari umwamikazi w'umunyamurengwe watumaga n'abagore bose b'abakire bipahi babona ko ari abakene. Ubwo ni mu gihe abaturage bo mu Bufaransa bari bamaze imyaka n'imyaniko inzara ibatemamara, amasuka yarumiye ku rutugu. Nyamara ni mu gihe Marie Antoinette we yari ahugiye mu guhimba imisatsi mishyashya miremire ku buryo yashoboraga no kwambara imisatsi inganya agaciro n'ubwato bw'intambara ku mutwe we. Ubyumve ko abapfumu b'imisatsi be bari baragowe kuko bari bafite akazi kenshi cyane ko gukora. Uzi ko banamwise umwamikazi w'igihombo. Utinya umugore wajyaga muri betting agashora umutungo w'igihugu maze ugashonga nk'amakara. Ibi byo ntawe uzabyibagira. Niba umugati uhenze nimugure keke, ariko mubyumve ko nyuma y'umudamararo, umurengwe ndetse n'ubwibone, ubuzima bwe bwaje kurangira nabi cyane. Murakaza neza mwese mu mateka ya Marie Antoinette, kandi icyo gukora murakizi. Turi ku muyoboro mugari JPTV show, ikaze mwese murisanga. Dutangiriye muri Autriche mu rukandagiro rwa hoteli y'ubwami Vienna ku ya 2 Ugushyingo 1755 nibwo havutse akana k'agakobwa kaje guhabwa izina rya Marie Antoinette. Ubyumve ko aka kana katavukiye mu muryango uciriritse, ahubwo kaje kureba umwami w'abami Francis ndetse n'umwamikazi w'abamikazi Marie Therese, maze karavuga kati aha niho hantu hanjye. Nkaho bidahagije kandi ababyeyi be ntabwo bari abakire basanzwe, bari abami b'ubwami bw'Abahabsburg. Ubu bwami bwari bufite amafaranga n'ubutaka ku buryo bwashoboraga no kugura ibicu. Ibaze ko ubuzima bwabo bwari umurengwe gusa ku buryo na zahabu bayiriragaho ku masahani. Ubyumve ko Marie Therese umwamikazi we ntabwo yakinaga, yari afite uruganda rw'abana, akaba yari yarabyaye abana 16 bose. Uyu Marie Antoinette akaba yari umwana wa 15 mu bana 16, akaba n'umwana wa nyuma mu bakobwa. Nyina yari afite gahunda imwe rukumbi ku bakobwa be, aho yibwiraga ati kugira ngo ubwami bwacu bukomeze kwigarurira isi, tugomba kubashyingira mu bundi bwami bw'ibindi bihugu. Byari nk'umukino w'icyaduka aho abakobwa bari amakarita yo gukina politiki. Ntega amatwi neza, mu gihe nyina yari ahugiye mu gufata ibyemezo by'isi, Marie Antoinette we yari ahugiye mu kwanga ishuri. Rwose ni ukuri kwambaye ubusa, abigisha be bararize ku myaka 12. Uyu mukobwa ntabwo yashoboraga kwandika Igifaransa neza kandi n'Ikidage yakivugaga bivanze. Ubwo icyo yari azi cyonyine yari ukubyina ndetse no gucuranga igicurangisho cya himpo no gusabana. Ibi nta kubishidikanyaho, yari afite ubwenge mu mico n'imyidagaduro, ariko iby'amateka n'imibare yabibonaga nk'ibimuvunira ubusa. Kubw'ibyo rero uhereye ku banyamakuru n'abashushanyije b'icyo gihe, amateka yemeza ko Marie Antoinette yari mwiza bihebuje. Ubyumve ko agitangira kuba umwangavu yari afite amaso y'ubururu busize nk'amazi, mu gihe kandi umusatsi we w'ubugore wagendaga urushaho kuba zahabu ndetse n'imvi, mu Cyongereza bakunda kwita strawberry blonde, n'uruhu rweruruka cyane ku buryo abantu bavugaga ko rumurika nijoro. Nk'ibyo bidahagije kandi yari afite ka kantu k'Abahabsburg, ihari ry'umunwa wo hepfo, ariko ku buryo bwe bwamwongereraga igikundiro. Kubw'ibyo rero mu mwaka wa 1770 mu rwego rwo guhosha intambara y'imyaka n'imyaniko hagati y'Ubufaransa ndetse na Autriche, nyina yaramubwiye ati genda utubere igitambo. Nta kuzuyaza, afite imyaka 14 gusa, bamushyingiye Louis Auguste wari ufite imyaka 15. Uyu Louis Auguste akaba yari igikomangoma cy'Ubufaransa cyari kigiye kuzaba umwami Louis XVI. Uyu Louis akaba yari umuhungu w'umugwaneza, ariko mu mutwe hakaba harimo gutunganya ingufuri ndetse n'imikufi no guhiga kuruta iby'abagore.
Ku bw'ibyo rero ku mupaka w'Ubufaransa ndetse na Autriche ku kirwa cya Rhine habaye ibintu bitazibagirana mu mateka. Marie Antoinette bamwambuye imyenda ye ya Autriche, nk'ibyo bidahagije kandi bamwambura n'imbwa yakundaga cyane maze bamwambika Kinyafaransa. Ubwo guhera ubwo baramubwiye bati guhera uyu munsi nta kintu na kimwe wibagiriwe muri Autriche, ndetse n'izina ryawe rirahinduwe ribaye rishya, ubu witwa Marie Antoinette. Nuko umukobwa yinjira mu muryango w'i Versailles atazi ko agiye mu mfuruka z'amateka zizazamura impinduramatwara idasanzwe. Marie Antoinette amaze kugera mu ngoro y'ubwami y'i Versailles mu mwaka w'1770 ntabwo yasanze ibintu byoroshye. Ingoro yari yuzuye abantu b'abanyarugomo, abanyamazimwe n'amategeko y'ubwami aremereye cyane. Amasoko y'amateka anyuranye yemeza ko Marie Antoinette ndetse n'umugabo we Louis Auguste wahise aba umwami Louis XVI mu 1774 batinze cyane kuryamana, bamaze imyaka 7 yose badafite umubano w'abashakanye. Ubyumve ko Louis XVI yari umuhungu w'umugwaneza ariko w'isoni zikabije kandi akagira n'ikibazo cy'uburwayi bwitwa phimosis bwamusabaga kubagwa kugira ngo ashobore kuryamana n'umugore. Kubw'ibyo rero Ubufaransa bwose bwaramusekaga bavuga bati uyu mwami wacu azi gukora ingufuri z'icyuma gusa, ariko urufunguzo rw'icyumba cye rwaramunaniye ndakurahiye. Ariko Marie Antoinette we buri joro yarariraga abona ko nyina ashobora kumwirukana kuko atatanze umwana uzasimbura umwami. Ubwo yatangiye kubura icyo akora nibwo yahisemo kwishora mu bundi buzima, umurengwe w'indatwa. Ubwo kubera kwigunga ndetse n'agahinda k'icyumba cyakonje, Marie Antoinette yatangiye gushaka ibintu bimuhuza. Ubwo Marie Antoinette yahise yinjirira mu buzima bw'uburara ndetse n'umurengwe utaraboneka mu mateka y'isi nzima dutuye. Marie Antoinette yatangiye kujya akesha ijoro mu tubari tw'i Paris ndetse n'imibyinishirize y'ibanga. Nk'ibi bidahagije kandi yikiniraga n'imikino y'amahirwe izi nka gambling, agatsindwa akayabo k'amafaranga kagatikira. Uyu mugore yatikizaga amafaranga ku buryo umwami yajyaga kwishyura imyenda agasanga isanduku y'igihugu irimo gushonga. Aha kandi ni hahandi hahise haza wa musatsi we twise umusatsi w'umurengo. Umwambitsi we w'imisatsi witwaga Ronald Otille yamukoreraga imisatsi miremire nibura yabaga ifite metero hafi imwe kwerekeza hejuru. Mu musatsi we hashoboraga kujyamo ibishushanyo by'inyoni, indabo cyangwa imirandasi y'ubwato bw'intambara bwitwaga la belle pour. Buri joro Marie Antoinette yaguraga imyenda mishya kugeza n'ubwo abaturage b'i Paris bavuze bati uyu mugore n'amaherezo aradukuraho na duke twari dusigaranye. Ubwo kuva icyo gihe abaturage bariye karungu. Kubera ko atabyaraga, abaturage n'abanzi be b'ibwami batangiye kunyanyagiza udutabo ndetse n'ibishushanyo bimushinze ubusambanyi bukabije. Ubyumve ko bamushinzaga kuryamana n'abagabo bose b'i Versailles ndetse bamwe bakavuga ko aryamana n'abagore, lesbianism. Mwabantu uyu mugore yari ari mu mazi abira nk'igi, ariko abahanga mu mateka bavuga ko ibyinshi byari ukumusebya, byari ibihuha bikabije. Ariko bikavugwa ko hari umugabo umwe rukumbi wari waramutwaye umutima, Count Axel von Friesen. Uyu akaba yari umusirikari w'umunyasuwede warindaga igikari. Inshuti ze zemeza ko Friesen ari we mugabo Marie Antoinette yakunze by'ukuri mu buzima bwe, ngo kandi na Friesen yamubereye umwizerwa kugeza gupfa. Ubwo mu mwaka w'1777 musaza wa Marie Antoinette umwami w'abami Joseph wa kabiri wa Autriche yaje Paris maze aza kubaza Louis XVI ati muvandi kuki udatera akabari. Yamuhaye inama za kigabo nuko umwami arabagwa, nuko urugo rutangira gukura gutyo. Ibyo rero byahise bituma mu mwaka w'1778 Marie Antoinette yibaruka umwana we wa mbere witwa Marie Therese. Uyu Marie Therese akaba yarahagarariye ubutegetsi bwa kera. Nyuma yaho yaje kubyara abandi bana bose hamwe bane. Ubyumve ko yabyaye abahungu 2 ndetse n'abakobwa 2. Ubwo kukubyara kwe kwahise gutuma Marie Antoinette agabanya ibirori by'i Paris. Si ibyo gusa kandi kuko Marie Antoinette yahise yubakisha agace k'icyaro mu ngoro ya Versailles kitwaga Home de la Reine de Queen Homelette.
aho ngaho yakundaga kujya agiye kwikinira n'ubworozi bw'inkoko ndetse n'inka, maze akambara imyenda yoroshye y'ipamba aho kwambara ya myenda ye y'ibiciro ihenze cyane. Ariko rero icyo gihe cyari cyararenze, abaturage bari baramaze kumwanga, kandi icyo gihe gukora ubworozi bw'amatungo mu gihe abaturage bo bicwaga n'inzara byafashwe nko kubanyega. Ubyumve ko Marie Antoinette atambaraga nk'abantu basanzwe. Amasoko y'amateka avuga ko yahinduraga imyenda inshuro 6 cyangwa 5 ku munsi. Buri mwaka yaguraga imyenda mishya ashingiye ku nka n'intama byo mu Bufaransa, ku buryo mu mwaka w'1776 gusa amadolari y'uyu munsi abarwa muri miliyoni 3 yakoreye. Inkweto ze zakozwe mu gitambaro cya siliki zikaba zari zifite umwihariko, kubera ko zasangaga hashashe neza i Versailles, zashoboraga gucika mu minsi mike cyane, cyangwa se agahita zikuburira inshuti ze nyuma yo kuzambara inshuro imwe gusa. Dore iki cyari ikinyoma gikomeye cyamushanditse nabi cyane kurusha ibindi. Umugore w'umutekamutwe witwaga Jeanne d'Evros yamuhimbiye imisinze y'iminyago y'inyandiko y'ibinyoma, arega Marie Antoinette ku musenyeri Karidinali Rohani ko Marie Antoinette ashaka umukufi wa diyama uhenze cyane ku isi. Uyu mukufi ukaba wari ufite amadiyama hafi 650. Uwo mutekamutwe yahise atorokana wa mukufi, maze igihugu cyose gishinza Marie Antoinette. Nubwo abatangabuhamya ndetse n'urukiko batangaje ko umwamikazi yari umwere kandi atashakaga uwo mukufi, abaturage banze kubyemera. Ku bwabo bumvaga ko ari we wabikoze kugira ngo akomeze yitaka n'isembure. Muri uwo mwanzuro w'imyaka y'1780, ibiciro by'ibiribwa mu Bufaransa byari byarahenze ku buryo buteye ubwoba kubera amapfa n'ubushyuhe. Ubyumve ko ibiciro by'umugati, wari ibiribwa bikuru by'abaturage, byaratumbagiye ku buryo umugati umwe washoboraga kugura umushahara w'ukwezi kose k'umukozi usanzwe. Ubwo abaturage bacaga mu mihanda baboroga inzara n'ubukene bukabije. Aha niho hahise hava rwa rwenya rurura cyane. Abaturage bararakaye baje gusatira Versailles baboroga bati, nta mugati dufite. Amateka y'abaturage avuga ko Marie Antoinette yabasubije ati, s'ils n'ont pas de pain, qu'ils mangent de la brioche. Uti niba mufite umugati muke nimurye keke. Ariko se ibi ni ukuri? Abahanga ndetse n'inzobere mu mateka bemeza ko iki yari ikinyoma cyambaye ubusa. Ibi bikavugwa ko iyi mvugo yari isanzwe mu bitabo by'umwanditsi Jean Rousseau igihe Marie Antoinette yari afite imyaka 9 gusa y'amavuko, kandi iki gihe yari akiri muri Autriche. Gusa abaturage barayitoye kugira ngo bamwerekane nka wa munyamurenga utitaye ku muborogo wabo. Ubwo ibi byajyaga mbere, igihugu cyari kiri mu mutekano muke ndetse n'akavuyo. Umwami Louis XVI byari byaramukomeranye burundu kuko atari umugabo ufata ibyemezo bikomeye. Ubwo ni mu gihe minisitiri we w'imari Marie Antoinette bageragezaga gushaka uburyo bwo gukemura ikibazo cy'imyenda, umwami we yakundaga kujya gushushanya ingufuri ze ndetse no guhiga mu mashyamba. Ubwo ni mu gihe inama z'igihugu Estate General zateranaga mu mwaka w'1789, umwami yarayoberwaga burundu akicara mu ntebe akaboroga cyangwa akarira kubera kwiheba n'ingutu z'abaturage bashaka impinduka. Kubw'ibyo rero bamwe mu bagize inama za politike bahise babona ko umwami yacitse intege, bityo batangira gusaba umugore we Marie Antoinette ko ari ugomba gufatwa nk'umwanzi mukuru w'igihugu kuko we yashoboraga gufata ibyemezo bikomeye. Kubw'ibyo rero mu mwaka w'1792 ubwami bwakuweho burundu. Umwami Louis XVI yaciwe umutwe muri Mutarama 1793, nuko Marie Antoinette asigara muri kasho y'umwijima konserigeri. Nk'ibyo bidahagije kandi mu mwaka w'1793 urukiko rw'impinduramatwara rwamushinjije ibyaha byose bishoboka, nk'aho bamuhamije icyaha cyo gukorana na Autriche igihugu cy'iwabo kugira ngo batere Ubufaransa, gusesagura umutungo ndetse n'ibyaha by'ubusambanyi bukabije bwo kuryamana n'umwana we bwite w'umuhungu. Ariko iki cyaha kikaba cyari igihimbano cyo kumutesha agaciro nka nyina.
byari bihagije kugira ngo ku itariki 16 Ukwakira 1793 umwamikazi wari uzwiho amayeri n'imyenda ihenze, uwo munsi bamwambitse umwenda w'umweru kandi woroheje maze bamwogosha umusatsi we wose. Si ibyo gusa kandi kuko bamukize ku kagare kakururwaga n'amafarashi kanyura mu mihanda y'i Paris, abaturage bose bamuha urw'amenyo kandi banamuha urwango runuka. Ariko amateka avuga ko yagize akanyabugabo kadasanzwe, ntiyigeze arira kandi ntiyigeze aboroga. Igihe yakandagiraga ku rutambiro rwa Guillotine, yaje gukandagira ku kirenge cy'umusirikare witwaga Henry Sesson, maze mu magambo ye ya nyuma y'urugwiro maze aramubwira ati, mbabarira bwana, ntabwo ariko nshatse kubikora. Isaha y'isa sita z'amanywa n'iminota 15 icyuma cya Guillotine cyaramanutse, umutwe uracika, nuko abaturage barasakuza bati harakabaho repubulika. Nguko uko wa mugore wavukiye mu mafaranga menshi mu gicucu cy'amafaranga atagira ingano i Vienna yaje kurangiriza ubuzima bwe mu cyuma cya Guillotine Paris, kubera ko ubwami bwe butigeze bwumva amarira y'abaturage bashonje. Ibirenze kuri ibyo, kora subscribe, like ndetse unatanga igitekerezo. Njye na JP, mukomeze kugira impagarike, ubugiri ndetse n'ubugingo. Bye.